Ndabasuje cyane kandi ndabifuriza ibihe byiza mwese mukomeje gukurikira gahunda zitandukanye Royal TV yabateguriye. Nkuko mumaze kubimenyera rero mu masaha nk'aya ngaya umunsi nk'uyu nguyu tuba turi mu kiganiro barashoboye. Ni ikiganiro tuganiramo n'abagore ndetse n'abakobwa bo hirya no hino mu gihugu batandukanye biteje imbere cyangwa se bari mu nzira yo kwiteza imbere. Hanyuma tukaganira ku buzima bwabo bwa buri munsi bakatubwira aho bavuye ndetse naho bageze kuri uyu munsi. Inzira barimo yo kwiteza imbere uko bimeze, uko bahagaze. Uyu munsi rero twasuye umugore witwa Nishimwe Paradis, afite atelier ikora ibintu byo mu mbaho. Ni ukuvuga ngo bategura bakora ibintu bitandukanye bikoze ariko mu mbaho. Tujye kuganira rero hanyuma atubwire byinshi akora, atubwire uko yabitangiye, atubwire aho byamukuye, atubwire aho byamugejeje, atubwire n'impamvu ari byo yinjiyemo uyu munsi icyo bimumariye ndetse n'inama ari buze kugenda atanga ku bandi bagore n'abakobwa bari hirya no hino hatandukanye mu gihugu. Ntimujye kure rero, ni mu kiganiro barashoboye. Nge ndi Rose Nishimwe ugiye kukibagezaho. Bahaye ikaze. Muraho neza? Muraho neza. Muratangira mutwibwira. Nitwa Nishimwe Paradis. Surno yanjye ni Imfura, abantu bose bakunda kunyita Imfura. Nukubera Ndi Imfura iwacu. Ndi Imfura iwacu. Nizeye ko ndi n'imfura no mu buzima busanzwe kandi ndabigerageza buri munsi. Yego. Hanyuma noneho nyuma yo kutubwira nyine yo kutwibwira amazina yanyu turagira ngo mutubwire ikintu mukora iki. Dukora mpagarariye company yitwa Wood Habitat nkuko mubibona hano. Wood Habitat dukora ibintu biva mu mbaho ariko bikenerwa mu mazu. Duhereye kuri porte, dukora ama porte d'entrée ari byo babyita entrance doors, imiryango yinjira mu mazu ari un peu sophistiqué, tubyita exotic. Hanyuma tugakora ama furniture, ama meuble nk'ibi byose mubona, ibyo tubona inyuma yacu n'aha hose muri atelier. Ibyo dukora. Nibyo mukora. Ibyo bintu mukora mwabitangiye ryari kubikora? Ubu ngubu tugiye kuzuza imyaka 3, tuzayizuza mu kwa mbere. Twabitangiye nabitangiye nkorana n'umugenzi wanjye, twatangiye dukorana turi n'inshuti. Ubu ariko ntaho hari njye nyine usigaye. Ubu ngubu ntago akiriye ahangaha mu Rwanda, aba hanze y'u Rwanda, hari n'ibindi nawe hakora. Ubu njye nyine usigaye ahangaha ariko nkaba mfite nanjye bagenzi banjye dukorana, twaba turi team y'abantu 16. Ariko twatangiye turi abantu 4 gusa. Ubu ngo twatugeze kuri 16. Ni ukuvuga igitekerezo cyiza cyaje mufatanyije muri bane? Turi 2 gusa. Muri 2 gusa. Abandi 2 bari abatekinisiyani, bari navuga ngo abantu basemble bakora ibindi, ariko igitekerezo wenda navuga ngo ide yo gutangira icyo kintu yavuye ku bantu 2. Wowe na mugenzi wawe wundi utagihari. Umuntu ashobora kwibaza ukuntu igitekerezo cyaje kugira ngo nyine wicare utekereze uvuga uti ngewe ewana ngiye kwiyemeza. Ndibuka ko nkuko nabikubwiye tutaratangira ikiganiro, ndi umumama mfite umwana umwe n'umugabo. Nkishaka twabaga mu nzu ziri ekipe, za nzu ukodesha winjiramo zifite ibikoresho byose. Ariko ntago twabikundaga ibikoresho byari birimo. Nyirinzu yaratubwiraga ni ibikoresho byiza naguze hanze bimpenze. Tukibitegereje twumvaga hazaza ibintu bitangaje. Bije tubona ni ibintu tudakunze, odeur yayo ukayumva itari nziza, atari urubaho, bigacika ubusa. Ndibuka nk'imeza twari dufite amaze nk'amezi 3 icika amaguru, ibintu nk'ibyo, intebe zaranukaga. Atangira kumbwira ati wajashatse ahantu ukoresha ibintu byacu byo mu nzu. Turatangira turabyikoreshereza. Icyo gihe nari mfite akandi kazi, nawe yari afite akazi. Ntangira gushaka noneho ahantu nkoresha ibintu, ngira chance mpura n'abasore bakoreraga mu Gakiriro ka Gisozi, mbabwira ibyo nkeneye, mbabwira design nshaka. Ndicarana nabo turadesina, bakajya bazi iwanjye rimwe na rimwe tukabikoranaho. Mbona birarangiye. Abantu bose twakoranaga bakajya bambaza ibintu mwabikuye he, ni byiza cyane. Abantu bakoranaga n'umugabo, abo mu rugo, abantu bose duturanye bakaza bivuga ni byiza. Bakambaza tubwira umuntu wabikoze, nkamubaha nimero yabo. Hanyuma nyuma yaho mbona contrat igiye kurangira,
y'ahantu nakoraga ndavuga ndumva nshaka gukora biriya bintu kuko nabonye bisa nk'ibintu byiza kandi nanjye ndabikunda uretse no kubikunda no muri famille nakuriyemo mama yarabohaga cyane akoresha intoki nakuriye muri famille itwigisha gukoresha intoki imirimo yose ijyanye n'amaboko ariko ijyanye no gutekereza nabyita wenda ngo na gu ya design kuvuga wenda amabara meza ibintu nk'ibyo nabikuye kuri mama hanyuma ubwo ngubwo ndangije ndavuga nti reka mbitangire ndabyibuka tugitangira twari dufite magazin iruhande rwa École Belge mu mujyi twafunguye uwo munsi ibintu byose bishiramo kandi ibintu twari twakoze byari bitandukanye n'ibintu byose mbona kuri marché nari nasuye ahantu hatandukanye amateli akomeye nayo ndaciriritse narasuye agakiriro nabonye ibintu birimo dukora ibintu bitandukanye ntago nabikoze bitandukanye kugira ngo twereke ko dutandukanye twabikoze kuko twari twizeye ko hari abantu ko nge nabikundaga ariko ntazi umuntu wabikora turavuga tugiye gukora ikintu tuzi ko hari abantu bake nubwo baba bake bagikeneye muri kino gihugu tucyashyize ahubwo twabonye abantu bose bakeneye tugenda École Belge niyo twakoreraga umunsi wa mbere tugikingura abakiriya baraje baragura byose bishiramo turongera turakinga bahuretse mwari mwashyizemo ibiki bwo kuri uwo munsi wa mbere twashyizemo ndabyibuka twari twashyizemo ndaza kubereka n'imeza yari reception ifite ama curves twashyizemo intebe sofa nk'imwe yo kwakiraho abakiriya twashyizemo salle à manger imwe ndabyibuka na bookshelf imwe abantu bose binjira baravuga ati ibi bintu ni hehe mu bikorera hari n'abantu twanabwiraga ngo dukorera mu Rwanda bakanga kubyemera akavuga mutubwize ukuri murabyimporta murashaka gusa kutwimpressiona twavuga aho dukorera mu Rwanda atelier yacu iri mu Rwanda nta nubwo dufite atelier ikomeye dukorera mu Gakiriro rwose nta na mashini tugira turakodesha imashini tugakorana n'abandi ariko nyine muri byose ndashima abakiriya bacu ndashima n'Imana ko batweretse ko ibintu twari turi gukora n'ibintu dukora ubu hari abantu babikeneye kuko iyo minsi twase dutangira gukora ibindi uko niyo sika tubona abakiriya tubona amakomande menshi turakomeza turakora ejo bundi rero umuhanda ubaye bawufunze uretse ko twari twanagize n'amahirwe guhura na organisation yitwa BPN ni organisation y'Abaswiss ifasha abarwiyemezamirimo gukora imirimo yabo buryo buri professionnel ndavuga buri gihe ndavuga ngo tumaze imyaka 3 dukora ariko twatangiye neza business muri icyo gihe duhuye na BPN kuko bagushyira ku yindi niveau y'imikorere ntago ari kuvuga ngo baguha amafaranga nta mafaranga baguha ariko ibintu byose dufite ubu kano kanya tubikesha kuko batwigisha gukorana n'abakiriya batwigisha gukorana n'aba suppliers batwigisha gukorana kuba mu bibazo bya business zose umuntu ashobora kwibaza wenda yumvise ko kuntu mwatangiye urumva ko ni mu gihe wari ufite akazi kawe noneho kugira ngo ntabwo nibaza nimba ukareke uvuga ngo ngiye mfashe decision mfashe umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kwikorera biroroshye iki navuga ntabwo byari byoroshye cyane kuko utazi nuko bizagenda surtout ko nagiye muri domaine igoranye y'imbaho ni domaine akenshi ikorwa n'abagabo domaine ikorwa n'abantu babyize cyangwa babikora babizi babyikorera bashyiraho amaboko binasaba ko bashobora kuba bafite imbaraga wenda nyinshi sinzi z'amaboko niyo mpamvu naravuze nkurikije capacité mfite wenda za gestion no gushaka abakolege beza bashoboye technique dushobora kubigeraho numvaga akazi kanjye contrat yari irangiye nari mfite n'uburenganzira bwo kuyirenovera ariko numvaga nkeneye ikintu cyo gukora mbona n'umwanya wo kubana n'umuryango wanjye mbona umwanya wo kurera umwana wanjye neza nkamujyana ku ishuri nkirirwana nawe numvaga ari zo rêve zanjye en fait niyo mpamvu nanahisemo kureka akazi nkikorera ariko umuntu wese uvuga ngo agiye kwikorera agira ngo biroroshye ariko birakomera rimwe na rimwe birakomera kurusha gukorera abandi nta nubwo wenda ndi no kuvuga ko gukorera abandi hari ikibazo kirimo kuko ibyo mfite byose ubu nibyo dukoresha ahangaha muri administration nabyigiye mu kazi nanjye nakoze nta kibazo kirimo ariko gusa impamvu wenda nibyo dukora ubu ngubu tubikora neza nuko
nuko ahantu hose nakoze nanjye nakoraga akazi kanjye nkaho ari ndi rwiyemezamirimo muri ako kazi. Nakoraga navuga gute, hari umuntu wambwiye ijambo ngo design your life, design your work. I designed my work. Buri gihe nabaga mfite plan, nabaga mfite schema imbere yanjye y'ukuntu ngomba kuba mu kazi kanjye, nabyita gute, ni na output cyangwa se impact zizavaho bitewe nuko nkora. Kandi nkumva buri gihe ngomba kuba ziri kuri niveau yo hejuru. Muri ibyo byose rero, muri ayo ma experience ugenda uhura nayo atandukanye, no kugira Imana yabanye nanjye cyane, ugahura n'abakolege beza, ugahura n'abantu mukorana bumva ibyo ushaka, mukumvikana mubigeraho. Ariko nta umuntu wese ufite ide yo kwikorera, ntago twese amashuri yose abantu biga babona abantu bazabakoresha. Niyo mpamvu mbwira abantu, niba uteganya kwikorera ntuzatinye icyo ushaka gukora. Hari abantu nzi, ubuse ni iki cyanyuma nakubwira numva cyoroheje. Ngewe hari abantu nahuye nabo babarwiyemezamirimo bakora par exemple basukura mu mazu y'abandi. Ukabona ni company ikomeye organize ifite imodoka zitwara abakozi kandi isukura mu mazu. Wenda ndabivugira ko nanjye muri domaine yanjye y'ububaji abantu bayifata nk'ikintu, abana bose kera bigaga ububaji babaga babuze ibyo biga, babyiga ko bananiwe byabashobeye. Ariko ubu biri guhinduka, nahangaha dufite aba stagiaire babana bava mu mafamiye akomeye. Ntago ari ukuvuga ngo n'abantu bajya mu bubaji cyangwa se muri iyo mirimo yindi kwihangira imirimo n'abantu byashobeye babuze akazi. Mpora mbwira abantu, nujya kwihangira umurimo ko washobewe nta kintu kizajyamo. Ntuzategereze ko ushoberwa kugira ngo wihangire umurimo. None se kuba nko ku mumama, batubwiye ko uri umumama, kuba uri umumama ukaba uri rwiyemezamirimo, ese kuba rwiyemezamirimo uri umumama ni ibintu byoroshye? No, ntabwo byoroshye. Ntabwo navuga ko byoroshye, nta n'ikintu kinoroha. Nagira umuntu kubeshya ko no ku mukobwa ntibyoroha, byose nta kintu cyoroha. Ariko icyo nzi cyo, kuba rwiyemezamirimo uri umumama ni ikintu nakifuriza umukobwa wese. Namwifuriza kuba umumama, akagira umwana, akagira n'ibyo akora. Ni ikintu nubwo kitoroshye, iyo buri gihe uvuze reka nirebeho, uvuga gusa Imana ihabwe icyubahiro. Kuko ni ibintu byiza cyane, nubwo biragora cyane kugira tuvuge rimwe na rimwe akazi kaba katari kugenda neza. Ukaba ugomba no kwita ku mwana wawe agomba kubona wishimye, useka, umeze neza. Ntabwo ushobora gutana stress z'akazi ngo uzishyire umwana wawe, urumve. Ariko navuga se ntago byoroha, ariko ni ikintu buri gihe urabyajusta kugira ngo ugere kuri balance nyayo. Buri gihe urabyajusta, ngomba kuba umubyeyi nyawe, ngomba no kuba umukozi nyawe. Kuko kuba umubyeyi nyawe nta bukozi bukurimo, nta kintu umwana uzamwigisha. Jewe n'umwana wanjye ahangaha ajyaza une fois par semaine agakorera ahangaha, kandi n'umwana ufite umwaka n'amezi 8. Ariko araza agahonda ibisumari, akareba uko abandi bakora, akajya muri matera, agagira ate. Nibaza ko ari development. N'amajuwe yiwe mu rugo, ngerageza kumushakira amajuwe yose amworienta ku bintu biri réel ku kazi. Iyo nguze icyuma namugura icyuma cy'igikinisho, nabandi gukata inyanya nawe nkamuhurwa akata. Ibyo ni ibintu byose bitakugira, udashobora kuvuga ko umumama mwiza nukushara n'umwana ukamuterura ukamwoza ukamuryamisha. Ntabwo ari bihagije. Umwana akeneye ko akubura, wataha ukamubwira nakoze ibi ngibi. Numva ngewe ari ikintu gikomeye nashishikariza abantu bose bakora, ko nubwo umwana yaba ari muto wenda tumva ibyo ukora cyangwa se atari na ngombwa ko abijyamo, ariko ni byiza ko umwana yumva ko afite umubyeyi ukora, kandi ukora neza ibyo ashoboye. Ndibaza umwana wanjye afite ubwenge ubu ngubu ari kutubona nanjye nawe, akabona waje ku kazi, aba yakumva yishimye, yakumva avuga burya mama we. Hanyuma se muri izo mbogamizi wenda nk'umukobwa cyangwa se umumama ashobora guhuriramo nazo mu gihe yaba yiyemeje kuba rwiyemezamirimo, ni nk'izihe? Imbogamizi ya mbere twese dufite ni igishoro, capital. Gutangira akazi
amayide menshi njya mura n'abantu bafite amayide meza numva ari yahindura ubuzima bw'isi yose n'abakabigira aba billionaire ariko ikibazo ni capital aho ngaho sindi buhatinde cyane ko abantu bose bafite ko babibona bitandukanye hari ababona banke hari ababona imiryango ariko ngiye nkubwije ukuri uko tuvuganaho ibyo byose ntabyo ntabwo nzi capital ivuye muri banke y'ideni ryo muri banke cyangwa se ivuye ku membre ba famille baraguteragiza guha amafaranga yo gukoresha capital nayibonye kubera nabyita icya mbere ni Imana bon kuko ibintu byose wenda udafite chance wenda reka mbivuge uko nguko nta hantu niyo waba ufite iyo capital ari igihe bitagera kure ariko navuga ngo ibintu byose byagiye bigenda mu buryo kubera ko abantu bumva bakugiriye icyizere umukiriya akaza twebwe capital yacu ikomeye yavuye mu bakomande mu bakiriya umukiriya ashaka kubwira ndashaka qualité twebwe tubwira umukiriya ikintu ushaka nacyo nshimira abakiriya bacu nuko ari umukiriya uza ukamureba uyu musego wakunze akakubwira oya niba nicyo utakunzeho indi minsi ibiri mukosore inama nagira abantu ikomeye nuko nta mafaranga ava muri banki amabanki anyumva mbabarire ntabwo ndi gushaka gusenya banki zirafasha iyo wazibariye neza kugeza ubu nta banki rimwe twari twakorana nizeye ko abakiriya bacu bazakomeza kudusuporta n'amaproduit yacu akihagarika ku rwego rudakeneye banki ariko ndakubwira abantu bose bakeneye gutangira ikintu ajya akora ku buryo avuga amafaranga yose nkeneye azava muri qualité ni qualité yonyine iguha amafaranga qualité gusa ni qualité izana capital ni qualité izana cash flow ni qualité ikugurira imodoka ni qualité ikugurira amamashini ni qualité ikora ibyo byose ntabwo navuga ko byoroshye ntabwo byoroshye niyo mpamvu ugiye kutubwira wa mugani nkawe ujya gutangira mwatangiye muri abantu babiri nubwo mwatangiye nyine ku bintu bitari byinshi cyane ariko ibyo byose ari amafaranga mwatangiriye ku mafaranga angana twatangije ndibukange yari Nema yitwa Nema twatangije amafaranga ajya kuri 1,200,000 atarenze 1,200,000 ok twabaga non 1,200,000 yari net yo gukora production hanyuma twari twishyuye n'indi 1,200,000 y'ubukode amezi abiri inzu twagize na chance ahantu twari twakodesheje batwemerera kuduha Imana nawe bahe umugisha niba nanyumva ndabashimira batwemerera aho kugira ngo twishyure amezi 6 ko basabaga amezi 6 bavuga nacyo mwishyura 2 batwemerera ko twishyura amezi 2 donc hanyuma n'amakomande y'abakiriya bose navuga ko byadufashije kugira ngo bigera kuri niveau iyi support disons hanyuma kubo rero mwatangire ku mafaranga umuntu atavuga ko ari make ariko kandi tutanavuga ko ari menshi ntabwo ari amafaranga menshi yo kuvuga ngo umuntu agiye gutangira business kuko hari abantu benshi cyane bashobora kuba bafite amafaranga angana gutyo ashobora kuba afite nka miliyoni nk'ebyiri kuri konti ariko akavuga se ndatangira ihe business ikindi kintu wenda navuga ntabwo ari c'est pas amafaranga akora business ntabwo ari yatangira business mbona abantu bose bari successful hari umuntu njya nkurikira cyane ni namwita nkaho ari n'umumentor wanjye ntabwo tuziranye ariko nkurikirana blog ziwe yitwa Strive Masiyiwa avuga cyane ukuntu yatangiye urebye nta n'amafaranga afite sibyo ariko ide yari afite ukuntu yari nziza n'ukuntu yayikoze n'umutima wose byandi navuga gufata akazi kawe nk'isengesho byamuhaye amafaranga mu gihe gito cyane bituma agura amamashini bituma abona abakozi bituma agera kuri niveau nakita ngo ni entreprise ikora rero nagiye mbwira iyo hari nk'umuntu uza wampaye amayide mfite 5 million wenda n'amafaranga menshi cyane njyewe nzi ko tutayatangiranye 5 million kuri konti nazikoze iki iyo rero utazi icyo wakora ushatse waburetse gato kuko buryo utazi icyo ukora ikintu cya mbere ugomba capital ya mbere no kumenya ko ushaka gukora
no kukimenya naho iyo ukibaririza nakora iki ese wakicururiza inyanya oya nako mgiye mbona imboga zunguka oya ariko ngiye nabonye abandi barakoze imbaho zikabungura cyangwa se mbona abandi bashinga salon bigakunda oya nako imyenda aho ngaho biba byarangiye iyo capital yawe akavuyo kenshi cyane mu mutwe capital nta kintu bisigaye imaze niyo mpamvu j'encourage abantu bose kugira kwanza kugira ide ukumva nubwo ufite ide ni nini cyane ni ikintu utari wabona muri iki gihugu wenda no ku isi wenda ni ikintu utari wahabona ariko ukumva ni wowe ugomba kukigeraho niyo capital ya mbere iya kabiri ni amafaranga wenda gufasha bivuze ko umuntu ufite ide uyu munsi ufite igitekerezo ndashaka kuba nyine umuntu ukomeye ndashaka kuba rwiyemezamirimo akaba afite igitekerezo ariko akaba adafite ubushobozi bivuze ko bishoboka yuko nawe hari ahantu ashobora kugera oui et non navuga oui et non kubera yuko passion is not enough ariko passion ikintu cyonyine gituma ubyuka saa 9 z'ijoro kwa ko byakunaniye gusinzira kwa ko ufite amayide meza ushaka kwandika ku rupapuro umuntu uzabona abuze ibitotsi nijoro akabyuka akajya kwicara akandika hatanabona azajya amenya ko ari kuri yabonye investissement ya mbere kuko kugira ngo njye mbona kugira ngo utangire ibyo ukora bigiye mu buryo ukeneye investissement eshatu iya mbere ni ide iya kabiri ni amafaranga iya gatatu ni ubumenyi kuri ibyo bintu ushaka gukora kuko nk'ubu nkubwiye ngo ndashaka gukora business y'abantu bagenda kuri lune ku kwezi n'abankubeshyi nagira ide nziza cyane iruta niyo abantu bose bo ku isi nagira nayo mafaranga wenda bikora ariko kwako nta bumenyi mfite byazangeza he nta kintu nta hantu byagera niyo mpamvu mbona izo investissement amapili atatu ya investissement nayo kandi yose agomba kuba ari bien balancé agomba kuba ari bien balancé kuko ugiye kuba perdu muri technique cyane ukibagirwa les deux autres côtés z'amayide meza z'amafaranga make ahagije kugira ngo ukore nta kintu wageraho cyangwa se ufite amafaranga ukabura ibindi bibiri ntacyo ugeraho niyo mpamvu rero j'encourage toujours ko abantu batekereza iyo ide yawe urayikunze se ni ikintu ubona nawe ufite gifite imizi muri wowe ufitemo imizi nawe icya kabiri ufite udufaranga tungahe duke cyane twagufasha kugira ahantu uhagarara ugahamagarana umuze mu ndebe ibyo nakoze nubwo cyaba kimwe icya gatatu ni ukugira ubumenyi bujyanye nabo nk'abantu ngewe navuga wenda kuri ku bubaji ubumenyi nkigira ide kuko nta bumenyi nari mfite natangiye gushaka amastage mu entreprise atandukanye ngaha mu Rwanda mu materi atandukanye bakambwiye se ko icyo ushaka stage hano navuga ndashaka kuza ngaha nkareba uko mukora nkareba etape mukurikiza nkanamenya byibura n'amazina y'amamashini nkanayamenya nubwo se amamashini yamenyizera arahenda ajya muri miliyoni 100 kugira ngo byatereye yuzuye bako byibura ufite miliyoni 100 ziteretsaho umva ni inzozi ziri kure cyane ariko nkavuga ndakeneye kumenya n'amazina njye menya nicyo nkeneye ariko se urashaka ibintu ntuzi nicyo bikora urumve nka downloadinga nk'ihonsenya hirya no hino kuri internet nkamenya nk'amaentreprise akomeye hanze tuvuye nda muri Kenya hanze se iyo muri Afrika nkamenya mu Budage muri Italy nibiki biri kugenda mbere muri furniture ugomba kuba well informed you really have to be well informed and well educated ku kintu ushaka gukora sino wagira amafaranga yose n'amayide meza na passion wakubaza urarwaho n'uruhe kambaza umukozi ntabwo bishoboka nta hantu wagera wakubaza yitisi niyihe ushaka gukora imyenda yitisi niyihe ntayo nzire kambaza umukozi niwe uyizi ntago uburi kubaka kandi nicyo kibazo wenda navuga abantu benshi bahura nabo ugira amafaranga se ukagira na ide ariko hagera kuri technique ikanga kubyo ukora ukaba udashobora no guconvaincre umukiriya
hanyuma rero ubwo nizere ko mwese mukomeje gukurikira ikiganiro barashoboye kuri Royal TV, mukomeje kugenda mwumva, nizere ko hari ibyo murimo kugenda mwunguka muri aka kanya. Turakomeje rero n'ikiganiro cyacu. Hanyuma nko kuva igihe watangiriye kugeza uyu munsi, umuntu yavuga ngo umaze kuva ku ruhe rwego ugeze kuri uru? Urwego rwa mbere imaze kugeraho nanashima Imana ni ukubona dufite groupe y'abantu 16 bishyurwa batunze imiryango yabo b'Abanyarwanda, dufite umunyamahanga umwe b'Abanyarwanda bakora ibintu batakoreye ahandi bakorera. Ni urwego rukomeye cyane kuri nge, abantu dukorana aha ngaha wenda kuri nge ntabwo ari abakozi banjye, ni abavandimwe banjye. Ni urwego rukomeye navuga, ni urwego rukomeye. Nta nazi ko n'abakiriya wenda baza aha ngaha barabibona ko tukiri entreprise ntoya idafite ahantu ho gushyira ibintu, idafite showroom, ariko icyo kintu ndibaza aricyo kibatira, kuko ubumwe babona hano ari nabwo buduhereza imbaraga. Ikintu babona aha ngaha gikomeye nicyo kibatuma bagaruka, bakihanganira n'amakosa twabakorera. Hari igihe umuntu ashaka ikintu ntikigere uko yagishakaga, ariko yabona aje aha ngaha twese tukamuhuriraho turi nka bane, tukamubwira ihangane, tubabarira duhe iminsi mike tukigerageze neza. Ni ikintu gikomeye. Urundi rwego navuga nshima Imana n'abakiriya bacu n'abagenzi banjye, ni uko dusigaye navuga gute, mwaradutumiye, sinzi nuko mwatumenye. Donc urwo ni urwego narwo ntirengagiza rwiza, urwego rwo kumva abantu baduhamagaye tutabazi, bite byanyu mukora ibi bintu twabashakaga. Ya kabiri ni ukubona abo bikorera babibona nk'ibintu bari bakeneye, bibagiriye akamaro. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubona amafaranga gusa. Ni urwego rwa gatatu rwo kumva nyine hari icyo umaze mu buzima, amakontribution wayatanga, twishyura imisoro. Umva nizo nzego za mbere numva zikomeye kuri nge. None hari bya bintu umuntu ashaka kuvuga ngo ibintu birafatika, nubatse inzu, naguze amamodoka se, nakoze ibiki, ibyo byo ntabwo murabigeraho cyangwa? Ntabwo nabeshya, naguze amamashini nayakwereka. Iyo nyabonye mbona aruta imodoka zose zibaho. Wenda arabona imodoka zabo. Ngiye kuri nge imodoka afite ni transport, nta kindi nkeneyeho rwose. Nkeneye ko ivana ahantu ikangeza ahandi, nta kindi. Ariko wenda nabyo biri mu mishinga iri imbere kuzagura imodoka, ariko nge ntabwo nkeneye luxe kuri nge. Nta mukiriya n'umwe nkeneye kwimpressiona. Umukiriya ngomba kuba impressione n'ibintu tumushyiriye, n'ibintu tumugemuriye. Ubu dufite mu mishinga yacu y'umwaka utaha kuzagura akamodoka gatransporta ibintu byacu, kabitransporta neza. Ariko ubu ikintu twagezeho gikomeye ni ukugura amamashini. Iyo nyabonye numva aruta imodoka, numva aruta inzu zose, numva aruta ibintu byose numva nka luxe. Kuko kuri nge luxe ya mbere ni itaburiya no kubona sasa twicarana n'abagenzi banjye tugasangira. Mbese muri gahunda nziza ya leta yo gufasha leta gushyira imbere made in Rwanda. Muri industry yacu muri kino gihugu navuga ngo we are leaders of made in Rwanda. Turashaka kuba we need to be a brand. Abantu bavuga this is made in Rwanda. Hanyuma rero tugana ku musozo w'ikiganiro twe turimo kugirana, turagira ngo nk'umuntu w'umumama, hari abandi bamama bagenzi bawe cyangwa se hari abuzi hari nawe utazi bashaka kubirwa mu rugo biyicariye, cyangwa se bagiteze amaboko abagabo babo yuko aribo bazabatunga, aribo bazababeshaho. Hari n'abandi bana b'abakobwa nabo bicaye mu rugo birirwa barira, akazi karabuze, use twakora iki? Kandi ndafite nk'udufaranga duke ashobora kuba yatangiza, cyangwa se afite n'umuntu wamufasha akaba yatangira akantu gato yakoroheje. Ndagira ngo noneho ugire nk'ubutumwa wabagenera muri aka kanya. Ikintu cya mbere maze kubona navuga wenda ntabwo ari ubutumwa buhambaye nabwira abantu, kuko abantu bose bagira amaspe y'ubuzima atandukanye cyane. Ariko ikintu cya mbere en general navuga, igihe nta kintu wishoboreye nta muntu uzakigushoborera.
igihe wowe udashobora kwiha ibyo wifuza ukaba utegereje umugabo ababyeyi cyangwa se umubosi wa entreprise runaka kubigushoborera ntibishoboka nta hantu uzagera igihe cyose rero wumva ikindi nabwira abantu asiyuta abakobwa ni ukugira ngo ikintu cyose ukora njyewe nk'ubu hari abana nzi tuba twariganye mbavuga nk'ubu mfite post nkeneye nk'umukozi namuhamagara kubera ukuntu no ku ishuri yitwaraga muzi ariko se wabuziranye n'umuntu no mu ishuri biramugora ntibishoboka wazagira n'icyo ugera ukavuga ngo wamuhamagara none se reka tuvuge da ishuri wenda turireke ritandukanye n'akazi niba ari mu kazi ke akazi akajyamo akererewe akazi nta na rimwe baramuhamagara bamubwira ati hangane ugera nubwo ari samedi urangiza aka kantu akatangira kwituka ubwo muntu wambwira ko ategereje kugera kuki wambwira ko umuntu ategereje kuzibona akoreye ikintu gikora ntago bishoboka ntago bishoboka nago wenda ari uguca intege abantu ariko ikintu cya mbere cy'ingenzi navuga no mu makarakter yawe mu buzima busanzwe niko nabyita iyo niwibona utegereje ko papa wawe mama wawe aba oncle abantu bafite abantu bakomeye mu buzima bwawe nibo bazagira icyo bakumarira ibizakunda n'Imana ifasha uwifashije kandi ikindi nababwira nuko niba ufite ya idea navuze ukaba ufite udufaranga duke niba bibumbi 100 wagura imashini ugatangira kwiga kudoda papa we nibwo wenda utakiga kudoda wagura ukiga gutera irangi ukabikora ku rwego ruri professionnel watangira gukora gushaka ingo usaba ko uhanagurira intebe watangira gushaka ingo usaba ko uhanagurira hasi ukoropera ntago nge wenda ntago nshaka kwitaranya n'abantu babuze akazi cyangwa banabuze n'amayide ariko ntibishoboka kuvuga ko wabuze ide mu gihugu nk'u Rwanda muri region nka East Africa ibintu byose byuzuye opportunity iyo mubona abashinwa n'abandi banyamahanga bose baza mu gihugu cyacu bakinvestisa amabilion kugira ngo bahakorere nuko babona hari opportunity rero natwe zaratunaniye bazazifata nta mbabazi badufitiye bazazifata amafaranga baganya twebwe turumva baraza mu gihugu cyacu bakinvestisa tukabaha inyungu tukabagaburira bakagenda mu modoka ya mbere meza bakaba amazu ya mbere meza bakitahira iwabo niba rero twebwe tunaniwe kugira ngo tuvuge nitwe dukeneye kuba amazu ya mbere meza nitwe dukeneye kugenda mu modoka ya mbere meza nitwe dukeneye ama organisation ya mbere meza ari ku rwego international ariko ukaba ukiryamiye ukaba ukijya gusaba akazi useta ibirenge ukaba uri mu kazi wawe n'umukiriya uje ku kazi ukamubaza wandangiye akazi kandi ubwo uri gusaba muri resto ntago nabeshya ko hari ahantu uri kugana igihe cyose rero numva nagira inama abantu nagira inama nahawe design your life ikintu cyose ukora be excellent niba ukubura inzu abantu bazagiye bavuga nta muntu ukubura neza inzu nka kanaka niba ikintu cyose be excellent uvuge ndashaka kuba muri niveau class yo hejuru class abantu bahana amakuru kavuge wabonanye n'uyu wavuganye n'uyu niwe wa mbere mu gihugu ukora ibi bintu neza murakoze cyane urakoze nawe nshuti bakunzi ba Royal TV by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro barashoboye cyo kuri uyu munsi natugisoreje mwakoze cyane kubana natwe ngira ngo mwabyiboneye mwumvise byinshi Nishimwe Paradis amaze kugeraho mwumvise inzira yanyuzemo mwumvise uyu munsi wageze mwumvise byinshi cyane ndetse mwabonye byinshi kuri we nizere ko hari byinshi mumaze kumwigiraho nizere ko hari byinshi bishobora kubafasha asho mu byo yavuze bishobora gutuma nawe utari ufite igitekerezo cyangwa se wari ufite igitekerezo ariko warabuze neza uko wagitangira nizere ko hari byinshi nawe ushobora kuba umukuyeho kandi hari byinshi wungukiye muri iki kiganiro mwakoze cyane kubana natwe rero ikindi kiganiro barashoboye naho butaha umunsi nk'uyu nguyu amasaha nkaya nari Rose Nishimwe mukomeze kunogerwa n'ibindi biganiro bitandukanye Royal TV yabateguriye Imana ibarinde